kuza ngatambuka hano nkaba nahaguruka kabyina mu nyihanganire wenda gutanga izo ngero kuko hari abantu benshi mbona babikora agasimba akaba yava hagasimbira hariya agakuramo inkweto zanje zifite imishumi nazihambiriye zirafashe neza ndashobora gutamba kandi ntizimvemo kubera ikuzikuramo umuntu azakubwira yarakaye cyane ukibuka umurongo uvuga ngo gusubiza neza bihosha uburakari cyubahiro ni cyawe Mana ganira natwe ganiriza ubwoko bwawe Mana ganiriza imitima yacu kugira ngo tubashe kumenya ubushake bwawe muri uyu mwaka cyubahiro ni gikomeze cy'Uwiteka Imana progénitérité des Salafari Gaye norte des la banda ya sobecation propéparier des adivis à l'ambre de guerre wataratre des Salafari Marigaye haleluya supre des Salafari n'izina rya Yesu progénitérité des Salafari reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso igice cya 4 ku murongo waho wa 14 cya 4 ku murongo wa 14 wenda haraza kuba harehare ariko ntabwo ndi bufate umwanya munini ndasoma imirongo 3 yonyine 14 15 na 16 kuko hari ijambo rimwe ndibigende nkuramwo kuri buri murongo dusome abahabonye Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 14 kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose iri jambo ndarisubiramo ku murongo wa 15 aravuga ngo ahubwo ngo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose iri riri mu magambo akomeye nkeneye gutanga nk'ubutumwa kubera ko ahari ibisobanuro bitaza kuba byinshi ndaza kubasaba gutegera neza ngo mwumve icyo iri jambo rivuga uwo niwe mutwe ari wo Kristo kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanwa nk'uko ingingo zose zigirirana nuko igice cyose kigakora umurimo wacu cyagenewe amen hano ku murongo wa 16 naho havuze ngo nuko ngo igice cyose kigakora umurimo wacu cyagenewe mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ndashima Imana kuko yaraturinze nibwo bwa mbere mpagaze aha ngaha kuva umwaka wa 2023 urangiye ntabwo nareka gushima Imana kuko yaturinze ntabwo nareka gushima Imana kuko twabonye ukuboko kw'Imana umwaka ushize Imana yo mu ijuru ishimwe icya kabiri nshimaho Imana ndashima Imana kubw'igiterane twakoze twagize iminsi myinshi turi kwitegura garukana amashimwe hari harimo n'imihango itandukanye nk'uko mwabibonye turabisengera ndashima Imana kuko Imana yumvise amasengesho yacu hari igihe umuntu ahaguruka akavuga ngo arashima Imana kuko Imana yakoze ibitangaza ngo twabonye Imana wewe kubera ko nta mutwaro wari ufite ukajya wumva ari ibintu gusa bapfa kuvuga nta mutwaro wari ufite wo kugira ngo ibintu bigende neza
nta mutwaro wari ufite wo kugira ngo Imana igire icyo ikoze. Niyo mpamvu mu by'Imana yakoze utigeze umenyamwo na kimwe, ntacyo wari utegereje. Rero njewe nabonye ukuboko kw'Imana, Imana ishimwe. Amen. Ndavuga ibintu bibiri gusa byanejeje kuri ujya munsi, nibwo nanezerewe numva neza umutima umpamiriza kuko icyo Imana yavuganye naje yagikoze. Nari nicaye hari inyuma, ariko nagiye kugira gutya mbona umutima wose urasa nk'itiyo itobotse, ndarira cyane. Kaza nibaza ati se abantu babona ndi kurira mu materaniro hano imbere yo habasengera umushumba ntibagira ngo none hari ikindi kibazo. Kaza shaka nko kwihisha kubera ukuntu numvise imbaraga z'amavuta, numva ubwiza bw'Imana buramanutse kugeza ahantu amosozi yatonyanze. Nageze mu rugo ngo mbare numva abana bari kuvugana nabo ku ruhande, numva bari gusererezanya ngo we ngo yagize ikibazo, ngo uruhande yari yicayemo ngo yabonye ngo bafoiste bahabarira. Ndavuga ngo icyo naco ni ikindi kimenyetso. Imana yamwishira ishimwe kuko yigaragaje. Icya kabiri, hari ukuntu tuzadusengera ibintu bimwe bukeya kandi tudasakuje kandi Imana ikabyumva. Habayeho ku cyumweru mu gitondo nabonye batambutsa ba mama pasteur kwicara hari imbere no kwicarana n'abayobozi, numva nabyo nirindi shimwe, numva n'ikindi kintu umwuka akoze. Utari mu isi w'umwuka icyo kintu ntiwacumva, ariko ndashima Imana kuko yumvise gusenga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ntabwo bampaye iminota myinshi kandi naje ndi bukoreshe myinshi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rindi ku mutima muri uyu mwaka. Tugiye kwiga hejuru yo gukura mu mwuka. Kimwe mu ntego nkuko avuye kutubwira, kimwe mu ntego nihaye mu buzima bwanje muri uyu mwaka ngomba kugwana naco, ngomba gusengera buri uko nsenze no kwiga, nukuntu nshobora kuva ku rwego rumwe nkaja mu rundi mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo dufatikanye uyu mugambi tuganire, nico gituma natekereje ndavuga ngo tugomba kuganira hejuru yo gukura. Tugomba gukura mu mwuka tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Bibiliya yatubwiye ngo niho tutazabasha nitumara kuva mu bwana, niho tutazabasha kugenda duteragana umuyaga udukubita hirya no hino. Inyigisho ziri aha hanze tutabashije gukura, tutabashije kumenya ubwenge, dushobora kuyoba. Hari utubazo dukeya nagiye nibaza kubera iki tugomba gukura. Iri ni itegeko navuga ngo ni loi naturelle, ni itegeko risanzwe kuko umuntu agomba gukura mu buzima bwose busanzwe bitari ubuzima bw'umwuka. Umwana iyo avutse agomba gukura, imbuto iyo itewe igomba gukura. Iryo ni itegeko kugira ngo tubashe gusoroma, kugira ngo tubashe gusoroma imbuto, kugira ngo ya mbuto wabivye ibashe kuhugirira umumaro, nuko igomba gukura kugira ngo ibashe kwera imbuto. Igihe cyose uyiteye ikonwa, igihe cyose uteye imbuto ntiyere ntikure, ntishobora kwera, nukuvuga ngo uba wararuhiye ubusa kuko utazasarura ku mbuto wabivye kubera ko zitakuze. Ni loi naturelle. Kugira ngo habashe kubaho gusarura, iyo tumaze kubiba, hariho ijambo riza rivuga ngo Yesu niwe uzubasha kuzivomerera kugira ngo zikure. Iyo hatabayeho gukura, imbuto zose twabibye cyangwa se twateye ntizishobora kutugirira umumaro, nta musaruro uzovamo. Tugomba gukura. Nishimiye cyane kubona hano imbere hicaye abantu b'ababyeyi bakuru, benshi muri bo bagize umugisha wo kugira abana. Iyo ubyaye umwana akavuka guhera ku munsi wo kuvuka akageza imyaka 10, ataravuga, ataragenda, atarabasha kwicara, atarabasha gukora process ikugaragariza ko hariho impinduka zuko atangiye gukura, ngira ngo tuba dufite ikibazo. Ubona ko umwana hari ikintu kitagenda. Ubundi
gukura ni iki? Gukura ni process cyangwa se urugendo rwo gutandukanya wewe wa none na wewe w'ejo hashize. Bwana asifiwe sana. Atukuzwe. Igihe cyose ukiye utekereza ukimeze ngo muri 2023 ntabwo wakuze. N'urugendo gukura nanone ntabwo bimeze nkuko nova hangaha ngasimbukira hariya hasi mu isegonda imwe mpagaze hano hejuru kisanga ngeze hasi. N'urugendo, ni process. N'urugendo rudashobora kuba rugaragara un coup d'œil uteye ijisho rimwe gusa ngo uhite ubona umwana wareshaga gutya mu munota umwe ngo ubone n'umusore muremure. Oya, n'urugendo, ni process. Ariko ntibivuze ko atakuze. Buri munsi hari santimetero yagendaga yiyongeraho ku gihagararo ciwe kugira ngo uyu munsi wa none umwana mutoya wakambakambaga abashe kwiruka. Kugira ngo tubashe kwishima kuko uyu mwana wacu twabyaye azatugirira umumaro, akagirira itorero umumaro, akagirira igihugu umumaro, nuko abasha gukura. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe milele. Ko ndagira ngo tuganire neza, twige iyi process, uru rugendo rwo gukura n'urugendo rumeze gute. Umwana w'uruhinja iyo avutse none ukamusiga umunsi yavutse, ukagenda ukazagaruka hashize amezi 2, ndamufite w'amezi 2. Umunsi ava kwa muganga nuko ameze uyu munsi ntabwo bimeze kimwe. Hari impinduka yabaye kandi ntitwayibonye umunsi umwe ngo tuve kwa muganga tuje kugera mu rugo tubona atangiye guseka. Kandi wowe baza mama we akamubwira ngo wowe wirirwana n'umwana nijyari wabonye ko yakuze, ntabwo yahita amenya umunsi ngo ni kuwa kangahe. N'urugendo. Ko nagira ngo duhereye uyu munsi wa none uru rugendo tugiye gutangira rwo gukura muri uyu mwaka wa 24 twongere dufate ingamba dushiremo ubushake. Intego yacu ni iyihe? Kugira ngo se wenda ndaza kongeraho ibindi bintu byinshi ariko ijambo ni iryo ngiryo. Ndashaka ko twitandukanya natwe bejo hashize. Ukuntu abaririmbyi batambutse bagahagarara hano muri 2023, uko mwaririmbaga, uko mwari mubanye, uko mwakoraga, turashaka kubona ko mwakuze mukora ibitandukanye na bya bindi twabonye. Nimwongera kuturirimbira kwa kundi mukongera mugakora kwa kundi mwakoze umwaka ushize, muzoba mutarakuze. Gukura n'ukwitandukanya natwe bejo hashize. Ugomba kubanza ukamenya ngo se ejo hashize nari imeze gute, nari muntu ki, nikiye kintu cyari cyarananiye umwaka ushize, nikiye kintu ntakoze uyu mwaka ngomba gukora kugira ngo bigaragarize itorero, kugira ngo bigaragarize ababyeyi baturera kuko hari ikintu cabaye. Bishime nka kwa kundi wishimira umwana wawe yatangiye gutera intambwe. Nigeze numva ngo hari umugabo kubera imbabazi nyinshi ngo umunsi wa mbere umwana wewe w'imfura yavuze ngo yaragiye mu cyumba amaze kwitegura agiye kuja ku kazi, umwana ngo avuge ngo papa yamayicara ararira. Umudamu ngo agaruka amaza niki kibaye, hari amakuru se mabi wumvise, aramubwira ngo se umwana yo kubwira ngo papa bwa mbere ugasohoka ukagenda, ngo ahita hamagara ku kazi ngo yagize ikibazo. Yarishimye kuko umwana yakuze. Bwana sifiwe sana. Itorero rifite ibyishimo, rifite amatsiko yo kutubona twakuze twahindutse. Nibyo. Dutandukanye n'ababandi bo muri 2023. Ibibazo itorero gicariraga by'abakristo bakaganira, ibibazo bajaga gutatuwa kuganiraho bakavuga ngo hariho ikibazo kimeze gutya n'ikibazo kimeze gutya hagati yanje
na Benjamin turi kuvugana neza n'urugero bigomba guhinduka noneho bakumva amakuru ko twagiranye ikibazo tukabasha kwiyunga twenyine. Ndabasabye ngo twongere tugire umugambi, twongere tugire umugambi wo gukura, tugire umugambi wo guhinduka. Guhinduka no gukura biratandukanye. Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hariho narivuze hariho aspect zitandukanye mu buryo bw'umubiri, nibwo nari mpanganira. Aspect ya kabiri ni mu buryo bw'ubwenge busanzwe umuntu akuraho. Nukuvuga ngo umwana arakura mu buryo busanzwe, ntabwo icyo cyari igihagararo physique navugaga ko yakuze, ariko tugomba gukura muri aspect y'ubwenge. Umwana ashobora gukura akagira igihagararo wamureba ukabona ni umusore, ariko iyo atakuze mu bwenge ukabona umwana w'imyaka 15 aracatoba igitaka, aba afite ikibazo kuko yakuze mu gihagararo gusa, ntiyabasha gukura mu bwenge. Ibi biroroshe, nije kuvuga aspect ya gatatu yo gukura mu buryo bw'umwuka biraza kutworohera kubyumva, kuko nahereye ku ngero zoroshe. Turi ababyeyi, abatari ababyeyi mufite abavandimwe, abadafite abavandimwe mwabonye abana bavuka bagakura, agakuza igihagararo. Nimba yari umwana mutoya, uyu munsi wa none akaba n'umusore, ubasha kumubona ukabona afite imbaraga. Ariko kandi hari yindi aspect agomba gukuramo, agomba gukura mu buryo bw'ubwenge. Umwana mutoya nimba yarabashaga kunyara ku gitanda, agakura akagera ku rwego ubasha kumushyira muri po, akava kuri urwo rwego akagera ku rwego abasha wenyine kukubwira ko ashaka kwihagarika, akava kuri urwo rwego akagera ku rwego wenyine yibwiriza, akaba yona guhisha ngo utabona ko yagiye muri toilette. Ukavuga ngo umwana atangiye kumenya ubwenge, kubera kuko yabashije gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubonye umwana wawe agejeje imyaka 15 akaba akinyara ku gitanda, ukamenya ko mentalement hari ikibazo afite, ukamenya ko hari ikibazo afite. Umwana mutoya iyo ahaye akura azabona ikintu cyose akagereranya, agashaka kugira ngo afate akubite hasi arebe ikiba, kuko abahaye akura, abahaye agira ubwenge, abahaye agira ngo explore arebe byogenda gute. Fashe iyi vase kayitura hano hasi niki coba, kuko ntarabona ivaze yamenetse. N'umwana kara explora, karakura, karagira ngo amenye ngo iyi vase yari iri hano hejuru ukayitura hasi bigenda gute, ufashe ikirahuri akakirekurira hasi kwisima kigenda gute. Ubwo ari muri process yo gukura, karagenda amenya ubwenge. Hari amakosa umwana mutoya yakoraga, ariko iyo amaze kuba mukuru, ubonye umwana wawe w'imyaka 15 afashe ikirahuri mu kabati hejuru akagitura hasi ngo kimeneke, ibyo ari byo byose ngo umwana bafite ikibazo. Ariko iyo yakuze mu bwenge, noneho azarenga gwa rwego rwo ku explora ngo arebe uko bigenda, yasanga ikirahuri kiri ku meza, akavuga ngo kugira ngo umwana atakimena, reka ngikura ahangaha mbashe kukibika neza kitaja kwangirika. Yarakuze. Mbere niyo wageze ubyangiza, akagenda naho babibitse akaja kubitora akabyangiza. Noneho kubera ko yakuze asigaye abona n'ibiri muri riske bishobora kwangirika, akabitunganya akabikuraho akabijana akabibika neza. Ukamenya ko umwana wawe yakuze, yamenye ubwenge, arabasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yakiriye Yesu, uwo munsi abavutse mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu agiye muri Yorodani akabatizwa,
akakira mwuka wera, abavutse, abameze nka wa munsi twari muri maternité, abameze nka wa munsi twavutse. Iyi aspect y'umuntu, iki gice kindi cy'umuntu cyitwa umwuka w'Imana uri muri twebwe, cyangwa se reka mbyite n'Imana iba yavutse muri wowe, ikeneye gukura. Igomba gukura kugira ngo tudakora ibintu nk'iby'abana kandi tumaze kuba bakuru, kugira ngo nitumara kugera hano tukabona hariho ibintu bishobora kwangirika kubera ko turi bakuru mu buryo bw'umwuka, tubitunganye batiriwe batubwiriza. Ubundi gukura mu mwuka, kubera ko bitagaragara ngo tuvuge fizike, ngo tuvuge taye, ahari wenda ngo se nkuwabirelativiza nkuko nari mbivuze ngo bihure neza. Ubundi gukura mu buryo bw'umwuka n'ukwaguka mu Mana, ukaguka ukagira gusobanukirwa kuzuye, ukumva Imana neza, n'ukugwiza imbaraga. Gukura n'ukwaguka ukagwiza imbaraga ugatera imbere. Niko Bibiliya itubwira ngo nicyo gituma tukwiriye kuva mu bya mbere tukagera kure, ngo aho tubasha gutunganyirizwa rwose. Tugomba gukura mu mwuka, tukareka kuba abana, tukaguka, tukagwiza imbaraga, tukagwiza ubwenge. Kubera ko nabivuze ntangira ko hariho inyigisho nyinshi cyane hano hanze. Hari inyigisho zadutse, hariho umuvuduko w'iterambere. Kugira ngo tubashe kuba stable mu gakiza kacu, mu byo twizera, mu byo twemera, tugomba gukura kugira ngo abantu bafite bwa bwenge Bibiliya tubwiye ngo ubwenge bubi batatuyobye. Niyo mpamvu tugomba gukura. Igihe cyose tudakuze, abantu bazaza batwigishe batuyobye, kubera ko nta bintu tuzi, kubera ko tutakuze, kubera ko tutamenye ubwenge. Umuntu wese naza akatubwira inyigisho mbi, inyigisho ziyobya, tuzayoba byoroshe kubera ko nta bindi tuzi. Basanze turi vide, noneho badushiramwe ibyabo, ibyo badushizemwe nibyo tuzagenderaho. Ndatinze, reka mvugeho bukeya ikintu kitwerekana kuko twakuze mu nzu y'Imana, ikintu kigaragaza kuko turi bakuru mu buryo bw'umwuka. Tugomba gukora ikintu cyose kidufitiye inyungu. Tugomba gukora ikintu cyose gifitiye umurimo inyungu. Tugomba gukora ikintu cyose gifitiye abadukurikira inyungu. Iri jambo ndaritindaho bukeya. Hari abantu benshi usigaye ubona muri iki gihe kandi bari mu itorero, tuzi neza ko bakijijwe, ariko yamara kugera abantu agakora ikintu kigusaba kwibaza impamvu yamuteye kugikora, kubera ko ureba ikintu yakoze nta nyungu bigufitiye, nawe ubwe nta nyungu bimufitiye. Nukongera buri gihe nimba turi imbere y'abantu, nimba uhagaze hano ku gatuti, ikintu ugiye gukora kigufitiye inyungu. Ikintu ugiye gukora hari abantu bari bwunguke. Ikintu ugiye gukora hari ico umurimo w'Imana uri bwunguke. Hari umuntu uri bukurebe uhaye usirimba hano akaba yo kwaguka mu bitekerezo, kuza ngatambuka hano
nkaba nahaguruka kabyina mu nyihanganire wenda gutanga izo ngero kuko hari abantu benshi mbona babikora, agasimba akaba yava agasimbira hariya agakuramo inkweto zanje zifite imishumi nazihambiriye zirafashe neza, ndashobora gutamba kandi ntizimvemo kubera ikuzikuramo. Hari inyungu bigufitiye. Kurabona ko abantu babona wakuyemo inkweto hari ikintu turi bwunguke. Itorero hari ikintu riri bwunguke kubera kuko wakuyemo inkweto. Nimba nta nyungu bitanga uzikurira mwiki. Icyo ni cyerekana abantu bakuru mu gakiza. Iyo umaze gukura ikintu cyose ugiye gukorera imbere y'abantu ubanza gutekereza icyo biri bubamarire. Nimba ibintu ngiye gukora nta mumaro bifitiye, ntacyo ndi bwinjize, abankurikirana nta nyungu babikuramwo, itorero ntiryenda kunguka, umurimo w'Imana ntiwaguka. Why? Kubera iki ubikorera imbere y'abantu? Ikigaragaza abantu bakuze mu mwuka buri gihe bakora ibintu bifitiye abandi umumaro. Ubwo ni urugero rutoya, hariho byinshi murabizi murabibona buri munsi, timukongere kubyibazaho, muzamumenya ko bakira abana batarakura. Hari abantu bakora ibintu byinshi hano imbere mu materaniro, muri korale, abo mu bana, hari ibintu byinshi baza bakora ukabyibazaho ntumenye impamvu babikoze. Tugira ngo ni ikindi, baracyari abana. Ni nka kwa kundi ushobora kugera mu rugo ugasanga umwana wawe mutoya ari gutoba igitaka, nawe ubwe ntacyo bimumariye kubera ko ari mutoya, ntabwo azi inyungu y'icyo hayakora, aracyari umwana. Ikintu cyose kidadufitiye inyungu nta mpamvu zo kugikora. Ikintu cyose kidafitiye abandi bantu umumaro nta mpamvu zo kugikora. Kugira ngo ababyeyi babashe kwishimira umwana we ko yakuze, nuko buri gihe ibintu akora ari ibintu bizanira umuryango we w'iterambere, nuko buri gihe agira amaviziyo. Umuntu mukuru azagira viziyo, azareba kure, azayicara none agatekereza ejo, akavuga ngo ese mu myaka 2 iri imbere bizoba bimeze gute, kugira ngo tumenye neza kuko mwakuze mu buryo bw'umwuka. Nuko mu migambi yanyu mwicara mugatekereza Kaluvari yo muri 2030 izaba imeze gute. Nimba dufite abakristo 1000 batabasha gutekereza muri 2030 uko Kaluvari y'ejo izaba imeze, baracyari abana mu gakiza ko barasanga batarama none n'igitaramo kirangira none muri 30 ntiyazaba hariho, baracyari abana. Bazaja kwisanga muri 30 hari ikintu twari kuba twarakoze muri 2024 tutakoze, ugasanga twasubiye inyuma ntitwigeze dutera imbere kubera kuko buri gihe ntitwigeze dukura. Umwaka ushize wa 2022 uko twari tumeze, 2023 yarangiye nta ntambwe duteye, 2024 nta mugambi dufite wo gutekereza, nta mugambi dufite wo kwinovatinga, nta mugambi dufite wo kugira ikintu na kimwe duhindura. Turacyari babandi. Tuzisanga muri 30 dukeneye kwagura runo rukuta ngo ruva harugere hariya haruguru, dukeneye kugira parking hano hirya, dukeneye kugira izindi nyubako kubera kuko twari abana tutatekereje ejo ngo tubashe kubiteganya, tuzabyisangemwe tubikeneye ariko tudafite ubushobozi bwo kubikora. Turacyari abana, ntabwo tuzi ko buca, ntabwo tuzi ko buzira, ntabwo tuzi ko ejo hadutegereje. Ibimenyetso bikomeye biranga abantu bakuze mu gakiza, abantu bakuze mu mwuka, bagira vision, bagira iyerekwa, bareba kure. Ngiye gusoza, ngeze ku gice cya nyuma. Nizihe ntambwe tugomba gutangira duhereye uyu mwanya twicaye hano? Ukeneye intambwe, ukeneye gutera intambwe yo gukura mu mwuka. Turahera kuki? Kugira ngo uyu mwaka noneho nuja kurangira nitwe valiwa
tuzasange hari aho twavuye, hari aho twageze mu buryo bw'umwuka, mu buryo ninongera kugaruka kuri aka gatuti kongera agahagarara hano, abantu bazaba bari kunkurikirana bazavuge ngo Richard yarahindutse, Richard yarakuze. Uko yari ameze muri 2024 itangira siko ameze uno munsi kuri 20 mu kwezi kwa 12. Yarahindutse, yarakuze. Kuko wafata urugero rw'umwana wasize mu rugo uyu munsi kuri 31 z'ukwezi kwa 12 muri uno mwaka, uko wamusize ufashe ifoto yiwe ukazongera ukamufotora ku mwisho w'umwaka, uzasanga hari ikintu cyahindutse. Niko nanone ugomba gufata picture, niko nanone ugomba gufata ifoto mu buryo bw'umwuka yawe ukazongera ukaja kuyigereranya kuri 31, ukibaza ukavuga ngo se navuye hehe ubu ngubu ngeze, ukongera ugafata iyo picture ukazikomparinga ukazigereranya, ukavuga ngo jewe wa kera nari imeze gutya, jewe ubu hari icyo nahindutseho, narakoze. Abantu mubana muri korali, abantu mubana mu barinzi, abantu mubana muri famiye, ngo kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Igihe cyose tutarabasha kwifuza gukura ngo tubashe kwifuza amata adafunguye, ibyo rero byose abantu benshi muri mwebwe batunze inka kandi banyoye amata. Uwo guha amata bafunguye bashizemo amazi n'amata adafunguye tiwobasha kubitandukanya, biratandukanye. Niko biri ivuga ngo tugomba kwifuza amata y'umwuka adafunguye, atari diliwe. Iteka ryose usanga abantu bakora ibintu bisa nk'ibyabaye diliwe, ukuri kwabaye gukeya, urukundo rwabaye rukeya, amatiku yabaye menshi, yageze no mu nzu y'Imana, bafite agakiza gasa nk'akaridiliwe gafunguye, utabasha gutandukanya umuntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe, kubera kuko agakiza kabo karafunguye, karidiliwe, tigafashe. Ntabwo dushobora gukura tutarabyifuza ngo bituraze ku ijoro, ngo twumve kuko dushobora gutera intambwe. Ikimenyetso gitoya ku mwana mutoya iyo haya yiga kugenda, murabizi, azagerageza yatera intambwe imwe akagwa agakomereka, ariko kubera kuko haya yumva akeneye kuva ku rwego rumwe ngo aje ku rundi, azakomeza kongera agatera intambwe, aje kongera agakomereka, agatera intambwe akagwa. Yaruha akagira aho agira imbaraga noneho zo gutera intambwe agahagarara nta kintu afasheho. Abafite umutima w'ubushake, abafite umutima w'ubushake bwo gukura ngo ave mu bwana abashe kuba mukuru, nawe azoza aja ku ishuri yigenze n'amaguru ye, nta muntu umufasha ukuboko. Ariko nitutagira ubushake, uku umeze niko uzoba umeze no muri 30, kubera ko utigeze ugira ubushake bwo gukura. Intambwe ya kabiri ikomeye cyane ni uburere. Ntabwo umwana ashobora gutera intambwe ngo agere igihe cyo kugenda nta muntu wigeze amufata ukuboko ngo amwigishe gutambuka. Uyiri umubyeyi ureba umwana aho yatera intambwe akagwa, ukamufata noneho akaboko kugira ngo noneho umwongerere w'imbaraga nkeya abashe kugenda. Ako ni akamaro k'umubyeyi. No mu buryo bw'umwuka dukeneye ababyeyi, dukeneye ababyeyi. Igihe cyose muzabona turi gutera intambwe tukagwa, tugakora amakosa, ntutwegere ngo dufate ukuboko utwigishe kugenda neza, ntabwo uzoba uri umubyeyi mwiza. Hari abana muri kino gihe batagikunda kuregwa. Tushobora gukura mu buryo bw'umwuka udafite umuntu ku ruhande rwawe ukurera. Hari akantu gatoya nshaka kuvuga, wenda bitari ngombwa cyane, ariko hari terme dukunda gukoresha abantu benshi tubanamo hano tugendana kenshi, ngo buri muntu agira umushumba wiwe hano. Nzanegera Bernard nkamubwira ngo niwe ga mushumba, Bernard akabwira Eveke ngo niwe mushumba wiwe, muri blague, ariko biri meaningful,
bifite igisobanuro mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo uba ufite umuntu ushobora kwegera ukamubwira akagufasha mu buryo bw'umwuka, akakurera, akakwigisha. Mbere y'uko ugira ikintu ushobora gukorera hano ikaba skandale, ushobora kwegera Bernard nkamubwira ati se ubundi mbigenjeje gutya kurabona byo bagute, byo genda gute, akambwira ati kira hasi birarura, reka sinirirwe mbikora. Byanze bikunze ugomba kugira umuntu imbere yawe byibuze wemera. Buriya amakosa menshi dukora mu bantu, amakosa menshi dukorera imbere y'abantu akagaragara, nuko utagira abajyanama, nuko utagira ababyeyi spirituellement, nuko utagira ababyeyi mu mwuka bashobora kukurera. Cyangwa umwana iyo atangiye kwiga kuvuga avuga debagura, yavuga nabi, umubyeyi we akamusubiriramo neza kugira ngo yumve cya kintu uko cyitwa, kugira ngo atazaja kugera imbere y'abantu akakivuga uko kitari. Niko no mu buryo bw'umwuka dukeneye ababyeyi batwigisha kugira ngo icyo tugiye gukora cyangwa se icyo tugiye kuvuga tubaze tumenye neza ko kikivugika. Ureba umuntu uri imbere yawe mu buryo bw'umwuka, nimba hari ijambo uhayisoma tusobanukirwe neza, ukaba wamwegera ukamubaza ati se bimeze gute, iri jambo ni gute, kugira ngo utazahaguruka hano imbere y'abantu ngo uje kuvuga ibintu bitari byo. Ugomba kubanza ukamwegera akagusobanurira, akakumentaringa, akakwigisha, akakuyobora kugira ngo ubashe gukura neza. Dukeneye mentorship, dukeneye uburezi. Igihe cyose tutarumva ko dukeneye ababyeyi bagomba kuturera mu buryo bw'umwuka, mumenye kuko dushobora gukuza igihagararo ariko imbere mentalmente nta kintu kirimo. Ni hahandi uza wumva abantu babiri mu itorero bari muri kumwe muri korari, bose ni abantu b'abagabo ariko ugasanga batari kumvikana. Kubera iki? Kubera iki? Gute? Ntabwo mbyumva. Mwese murakijijwe, mwageze ku musaraba, mwegera igaburo, mwumva ijambo ry'Imana, mubana mu masengesho, ariko mwasohoka ntimuvugane. Mufite ikibazo cy'uburere. Dukeneye uburezi. Ntabwo ushobora gukura mu mwuka utararezwe. Ntibikunda, ntibishoboka. Wakura gute nta muntu wakwerekera uko ibintu bikorwa? Wakora ibintu by'abantu bakuru gute utarabanye n'abantu bakuru? Intambwe ya gatatu, tugomba gusoma ijambo ry'Imana, tugomba kuryiga neza, tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Rigira umumaro ukomeye cyane. Kimwe mu mirimo ijambo riza rikora mu muntu iyo umaze kurisoma neza ukarisogongera ukaryiga, umuntu aza kubwira yarakaye cyane, ukibuka umurongo uvuga ngo gusubiza neza bihosha uburakari. Murabizi ko ariyo ntwaro Yesu yakoresheje ujya munsi Satani amutera, amaze iminsi 40 amajoro 40 atajya atanywa asenga mu butayu. Satani ntabwo wigira, tiyo gutinya. Igihe cyose utasomye ngo wige ijambo ukure mu buryo bw'umwuka, nuhura n'ibitero ntabwo uzabitsinda. Ndasoje, intambwe ya nyuma no kwitoza mu mwuka. Tugomba kwitoza. Bibiliya iravuga ngo kwitoza mu mwuka ngo bigira umumaro, ngo bitugirire umumaro mu by'ubu buzima turimo none, ngo no mu bundi bw'ikindi gihe buzaza. Bishobora kutugirira umumaro ku ishuri, bikatugirira umumaro mu kazi, bikatugirira umumaro hano hanze mu muhanda, bikatugirira umumaro n'igihe tuzoba tutagihumeka, tutakiriho. Ntabwo ubasha guperforminga, ntabwo ubasha gukora ikintu neza utarafashe umwanya wo kucitoreza. Ntabwo tubasha kuba abanyamwuka neza tutaritoje gusenga mu mwuka. Birasaba ko hari ibintu bimwe na bimwe guhera uyu mwanya duhindura kugira ngo tuzabashe gukura neza, kugira ngo tuzabashe kuzamuka, kugira ngo tugire umumaro itorero, kugira ngo tugirire umumaro igihugu,
kugira ngo tugirire umumaro imiryango yacu dukomokamo nuko tugomba gukura mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana rituganze.